turasuje cyane kandi twizere ko mumeze neza cyane aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye. Ndi kumwe na Pike the Sound. Pike, umeze neza? Twa tumeze neza, reka dushimire abantu turi kumwe nabo kandi dushimire ko bakomeza gutera inkunga umwanya ku mwanya uko bari kumwe natwe. Mwese reka tubashimire. Hanyuma Kenny, wowe umeze ute? Ufite ahe makuru mu byo kugira ngo twihute kuko umwanya wo muri kino gihe usigaye ngo waragoranye yo turi kutakariza abantu kutwumva bari ikibazo gikomeye. Vuga. Pike imeze neza cyane. Twinjira rero mu kiganiro cyacu ngo duhere ku nama yabaye ku munsi bwa hashize iminsi 2 ni kutaki ya 27 nibwo yari yabaye kuno kwezi yitwa Africa Line Meeting. Inama ibikomeye cyane Pike, ariko leta zunze za Amerika none ishimangira ku mugabane wa Afrika n'ubundi hari nawo zayakura kandi ifite ibikorwa biteye ubwo. Umugabane wa Afrika ariko aho bari kureba cyane niho babanje kutubwira, nagira ngo inama y'abasenate nayishyizemo warayumvise. Bavuze ko abantu bagomba kwibanda cyane kurenza ahandi, ariko umugabane wa Afrika ariko cyane cyane mu ihembe rya Afrika ndetse na East Africa. So inama rero yabaye yitwa US Marine General Michael Langley yasuye Camp Dra, yitwa Camp Dra. Aho inama yabashije kuba yabera ni mu gihugu cya Morocco. Yego. Nacyo gihugu cy'umufatanyabikorwa wa Amerika mu gutegura izi nama n'ubwami bwa Morocco, ntago bakunda kwivuga nk'igihugu. Ariyo bari kuvuga bayita ubwami. So hanyuma Africa Line Meeting ntago bari inama, ni conducting communication check, ni kuvuga ni ikintu gihuza communication, ibiganiro byumve neza n'imyitozo. Mvuga ni imyitozo ya gisirikare. Amerika ibizanye intwaro zayo usa nkaho zikomeye kuzigisha abantu bamwe muri ibihugu bikorana nabo muri kano gace k'ibiyaga bigari nako k'ibirere byo muri Afrika. Byabashije gutumirwamo ko batumiye ibihugu 50, abasirikare guturuka mu bihugu 50 bashiye kwatendinga iyi nama yitwa Africa Line Meeting. Hanyuma hagatumirwamo ibihugu 10 by'inshuti, ibihugu 10 by'inshuti byo muri NATO byo bifite ubufatanye na byavuye mu Burayi. Hanyuma nibyo nashaka kuvuga. Hanyuma urumva nagwaza abantu bake cyane, barimo abantu benshi cyane. Hazamo n'abasirikare ba Amerika bagira ku bihumbi 10. Kenny utaza kumvangira. Ejo bundi hari umuntu twari turi kuvuga nivugiye ucyo nabwira ni baretse gato nukavangira abanyarwanda, ahita avuga ngo Kenny ngo umusuzuguye kuri kamera yose, wowe ko udakorana na Kenny. Ukuntu bigenda, Amerika izana abasirikare bayi ibihumbi 10. Bagatumira abasirikare guturuka mu bihugu 50 byo muri Afrika. Hanyuma hakaba hari n'abasirikare bavuye mu bihugu 10 bya NATO. Sinzi niri kuko noneho twagendanye neza. Hanyuma ibyo byose bikakirirwa mu bwami bwa Morocco niho akunda kubera izo nama, kubera ko igihugu ubwami bwa Morocco, the Royal of Morocco, nibwo bufitanye imikoranire n'igihugu cya Amerika, kubera ko niyo nshuti ya Amerika muri Afrika yose. Nyuma ya Morocco haje kuzaho Kenya, ariko Kenya ntago baragira byinshi bayikoreramo. Ariko Kenya nayo ikaba rimwe mu bihugu byari byatumiye, kubera ko na interview Michael Langley yakoze nyuma yazikoze n'ubundi ari kujya hari ariko azikorera muri Kenya. So rero iyi nama iba ku bufatanye na Amerika hamwe na ibihugu bimwe byo muri Afrika, ariko mu buryo bwo kugira ngo barinde ubyumva icyo kintu, umwuka mubi cyangwa kututumba ngo kwibyihebe cyangwa iterabwoba rishobora ryaturuka muri Afrika, no kwigisha Afrika zimwe mu ntwara Amerika ibigira ngo ibashe kuba yazishyira mu maboko. Harimo nk'uyu mwaka ku itariki 26 abari bitabiriye inama bose bigishwe gukoresha intwaro yo muri Amerika ikomeye cyane yo mu bwoko bwa HIMARS. Ntago ari ikintu cyoroshye. Yitwa HIMARS n'ubundi. HIMARS. So urumva rero mu kwiga gukoresha intwaro nuko Amerika igiye gutangira kuzitanga, kuko irateganya gutanga zino ntwaro 17 mu bihugu byo muri Afrika. Let us guess where they going to go. Zirakomeye, ni intwaro zikomeye cyane. So urumva rero ni intwaro zikomeye, ntago ari intwaro zoroshye. Intwaro za HIMARS nizo bagiye kurekura hano muri Afrika ya hano iwacu hano hafi. So rero ni intwaro zirasa zigendeye ku gipimo aho wazeretse niho zirasa. Icyo niyo kintu cya mbere zibanza gukora. Ni intwaro idapfa guhagarikirwa igisasu cyayo aho cyaba kigezweje system control izo bita S2 bita C2 nizo control system bakoresha. Akaba ari intwaro rero irasa ku gipimo. Aho tuvugana gutya izi ntwaro ziri mu gihugu cya Ukraine zirimo zirangana n'igihugu cy'u Burusiya.
nizo zakoraga rero muri Afurika bagiye kuzitanga. So rero mu kuzitanga hari ibihugu bimwe babagiye bazemerera, ariko igihugu cya Maroc, ubwami bwa Maroc bwo bagomba kuzigira mu bihugu bya mbere ko nibwo ubwami bufite ubushuti na Amerika buhambaye. Tuvuye kuri icyo rero, reka tugaruke ku kindi. Inkuru itangaje cyane abantu bari kwibaza byo muri Afurika bimeze bite, byagenze bite. Mu magambo y'uno mugabo Mike Langley uko yavuze, ariko ntago turi bite tuyashyiramo tuyihore, ntago ari ngombwa cyane ka tuyamuvugire. Byiza nuko amashusho ye muri kwereba inyuma uko ari mara yavuga avuga n'umunyamakuru yari kumubwira ati byanga bikunda twe twagomba kuza muri Afurika tugakora n'abanyafurika kubera ko tugira ngo Afurika tuyibuze kuba yagwa mu bishuko by'ibindi bihugu. Wumva izo mpuwe za bihehe ngo tugira ngo Afurika tuyibuze kuba yagwa mu bishuko by'ibindi bihugu, niko rivuga n'umunyamakuru hano mu gihugu cya Kenya. Hanyuma arongera abanyamakuru bavuze se ntago mwamwarigeze mutumira igihugu cya Burkina Faso muri bino bintu ko Captain Ibrahim Traoré atavugwaho rimwe n'abandi bantu nawe yabarimo, baravuga ati twarabatumiye ariko ubutumire bwacu ntago babwitabiriye. Hari twongera gukora indi nama bashoka bazigira bahagira ku inama imyitozo baburi kabiri mu mwaka, ariko ntago twiye tuyireporta kuva na kera. Yero bwamvu tutanavugaga nuko tutari duhari, yenda ubwo tuzanye nibigiye kugenda kuri ngo abanyafrika tumenye turimo turakina nande muri kino kibuga, tumenye ngo ninde muntu ushobora kuza agatumiza ibyo bintu akabikora, ninde muntu wemera umugaragaro uko afite intwaro ndetse akagira n'inkambi muri Afurika, kubera ko aho tuvugana gutya twe tutari kubyemera ntago tuba turi kwemera ngo turi gukorana nande, kandi igihe cyose turi kwibeshye tutazi ngo turi gukorana na bande, ni bande baturusha imbaraga, ni bande bashobora kutwicaza ku gatebe tukaganira nabo, biba ari ibintu bitoroshye cyane. Ariho ngiye guhera ke narihangana ntagire ikindi kibazo mbaza baretse ngusabye imbabazi turi gukorana mpago ahead. Arihangana kuri ikiganiro kibe gike n'amagambo tuyagire make, nawe afite make ndabizi, ariko nagira ngo mbereke ko uyu munota turimo turavugana igihugu cya Amerika gifite inkambano bita muri camp Lemoni. Camp Lemoni iri mu gihugu cya Djibouti, akaba ari inkambi ikomeye cyane ndetse na nini, yaje kuba yashingwa mu mwaka wa 2002, ubwo bimaze imyaka 23. Hanyuma bigeze mu mwaka wa 2014 President Barack Obama yegereye perezida w'igihugu cya Djibouti babasha gusinya andi masezerano y'imyaka 20 yo kongera kuri ya myaka arireho, ahwanye na $64 za land lease zo gukodesha ubutaka bari gukoreraho inkambi zabo. Ubwo bivuga ngo amasezerano zarangira mu gihe cya 2034, uko amagambo muyumve neza. So noneho amasezerano agira 2034 iyo niyo nkambi ya mbere muri Amerika bafite ikomeye iri muri Afurika, iri muri Djibouti. Hanyuma bakaba bari bafite indi nkambi nanone yabaga mu gihugu cya Kenya bayitaga Manda Bay. Iyi nkambi nako yo nayo iracyahari uko bigaragara, kubera ko muri 2020 yaje kongerwa imbaraga. Ni inkambi nashyizwe mu mwaka 2026 ikomeza ikorana na Amerika kugira barwanye ibyihe byitwaga the Al-Shabaab, ubwoko bw'ibyihe byaturukaga muri za Somalia ndetse n'ahandi byitwaga bya Al-Shabaab. Hanyuma bagirana ubufatanye bukomeye cyane mu kubahashya izo bibyihebe, baza gushyira inkambi yabo ahantu twa muri Manda Bay. Hanyuma inkambi yabo ibyihe byaje kuza kubavizira bitera bibitero, abanyamerika bagera kuri 3 barapfa ndetse n'indege zabo 6 za kuhagwa kubera ko no bari barashyize n'ikibuga cy'indege aho hari muri hagati ya 2006 na 2020. Nibyo byose byabashe kuba byaba. Rero inkambi z'abanyamerika nyinshi zindi zashyizwe mu bice byitwa za Kakuma ndetse n'ahandi, urumva muri zahagiye ari nyinshi, ndetse na ambasade y'abanyamerika iri mu rwajyanwa mu bindi bice. So yo tuvugana gutya inkambi yo muri Kenya yo iracyari gukora ya Manda Bay, kubera ko giye bakoze uburinzi butandukanye. Ahubwo dore ikintu cyaje kuba mutari muzi, inkambi Amerika ifite mu gihugu cya Niger aho bita Niamey Air Base, aho bari bafite muri Agadez. Iyi nkambi yo yabayeho kuva muri 2001 nayo ni y'abanyamerika, iza guhagarara ejo bundi umubano wayo ho waje guhagarikwa n'umugabo dushobora guha salute. Aho uyu munota turimo turavuga bamwita ndere perezida w'igihugu cya Niger, ni General Chiani. So Niger perezida w'igihugu cya Niger. Aha iyi nkambi rero y'abanyamerika ari na Air Base, yari na Air Base ikaba na military camp yabaga muri Agadez. Imwe yabaga muri Niamey yari ifite battalion y'101, indi kagira battalion na 201 iri muri Agadez, indi iri muri Niamey. Rero yaje kuba yahagarara ejo bundi bw'umubano wa Amerika ndetse n'Ubufaransa n'ibyagiye byanga izi nkambi zivaho. None izi nkambano zari ziri bantu Keni, zari ziri ku kintu bita coastline, nuvuga ngo zari ziri kuri coastline ku buryo zari access ku mazi.
bwari ubutaka bunini. Rero ngubu leta yamaze kubwisubiza, izo nkambi bazikuyemo. Reka dushimire igihugu cya Niger mu gutangira kugenda kigabanya akaboko k'umukoroni muri Afurika mu ishusho yose bazamo. Reka tubashimire Niger kimwe na Mali na Burkina Faso, reka tubashimire cyane, sibyo? Hanyuma reka turebe indi nkambi yari iri mu gihugu cya Djibouti iyo bita M4 South Camp. Iyi nkambi nayo yabashe kuba mu gihugu cya Djibouti, yo yabayeho kuva mu 1979. Ntago ari uyu munsi, ni mu Misiri aho ngaho turi kuvuga. Iyi nkambi yari iriho kubera ko yari ikeneye kugira ngo ibashe kuba abanyamerika bakeneye gufatikanya n'igihugu cya Israel mu kurinda umutekano muri Egypt. Yego, Egypt niyo Misiri. Mu kurinda umutekano igihugu cya Israel ngo cyari kimaze kuba cyatezwaho nguka umutekano muke, bagasanga iki gihugu nacyo ngo icyo gihe kitari kiri kumvikana na Israel, bahisemo kwashyira inkambi kurabasha kuba bahosha intambara, ariko bakomeze no kuganira n'abanya Israel kuri byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma banaganire na Misiri kuri byinshi bigiye bitandukanye mu buryo bw'ubuhuzi. Iyo nkambi burumva habaye gutyo kugeza n'uyu munsi iracyahari, aho tuvugana gutya iri mu gace kitwa Namuru, iracyahari muri Cairo, iri muri Namuru, ni muri Misiri. Hanyuma indi nkambi rero nayo tuvugana y'abanyamerika iri muri Cameroon, ahantu hitwa Garuo, muri Cameroon Garuo niho iri. Iracyakora kugeza kuri munota, itorezwamo abasirikare ndetse ikaba inareba ibyo bita regional violence, nuvuga ngo ihohoterwa ry'akarere. Ariko ibyo byose impamvu izi nkambi nziciyemo Keni n'abantu badukurikiye, nagira ngo mbanze mbabwire akantu kamwe basa nkaho batari bazi. Mu magambo ye General Michael Langley, akaba ari umujenerali w'igisirikare cya Amerika, yavuze n'ubwishongozi bukomeye bakimara kumaza ngo Ibrahim Traoré bimeze bite, akavuga ati twaramutumiye, ubwo nzabimenya ngiye gusoza inama niba yarabashije kwatendinga cyangwa barohereje abasirikare babo kuba barabashije kuboneka muri iyo African Lion, iriya myitozo ya African Lion. So rero ikintu yavuze ngo buriya byanga byakunda, aka kantu mukumve ko niko ngiye gusoreza, ngo Burkina Faso ibyo yakwigira byose igomba kureka tugakorana nayo, kubera ko dukeneye kwikura mu maboko mabi. Umva amagambo ati kuko byanga byakunda duhuje imyumvire na Burkina Faso, tuko n'abafite gahunda yo kurwanya ibyihebe, natwe ni gahunda yacu, kandi tutanabikoze byanga ukubushake cyangwa kubitari ubushake bwabo, ntubundi byanga byakunda Burkina Faso tuzayifasha kurwanya bino byihebe, tukanayiganiza kurege amaboko mazima. Ati kuko umutekano w'ibyihebe mu gihugu cyabo ushobora kuba abantu umutekano muke mu bihugu byacu. Aka kantu Keni ukumve, ni nk'abantu bashaka kugira ngo batwemeze ko byanga bikunda bazajya muri Burkina Faso kubera icyo kibazo cy'uwo mutekano. Aricyo kintu dusaba abantu benshi n'ibihugu byo muri Afurika n'abaperezida bo muri Afurika batangira bahanga ijisho ko Amerika atari ngombwa ngo ujye kubuza ubusugire Burkina Faso yari kiri kwiyubaka. Ariko pike wenda ukiraho leta zunze za Amerika bafite imbaraga pike wenda military base tuvuze mu bihugu bigiye bitandukanye na Botswana nayo ibamo, kubera ko twabonye Julius Malema navuga ati bashatse kwataka South Africa byahita biba nk'ako kanya, ariko urumva ko bano bagabo umugabane wa Afurika barawufite ndetse imbaraga bazifite. Ariko none uriya mugabo Michael Langley yavuze ati mu majyaruguru ya Afurika Maghreb buriya bihugu by'Abarabu bariyo nk'uko bivuze, iburengerazuba buriya bihugu bya Sahel bariyo, mu majyepfo bariyo, iburasirazuba naho barahari. Ubundi ngo wabacikira oya, ariko dushobora kubacika, reka twese tubaveho. Nta ubanza ubyumve, rega ntago nawe yabivuze mu magambo bamwe, tunese muzajya hariya muri uriya munyamakuru w'igihugu cya wo muri Kenya yamaje tunese murashaka kujya mu gihugu cy'abandi ku ngufu kujya kurwana n'ibyo byihebe. Arabwira ati twebwe ntago tuzegera tugira, so they want to be in our boots on ground, ntago tugira dukanagira ku butaka bwa Burkina Faso, ariko tuzayiganiriza iki muri ibyo bibazo. Akansine bo ntago bazajya kurwana, ariko bazayiganiriza iki muri bibazo. Riko ubwo dutegereze yenda byanga bikunda. Urumva byanga bikunda nyine ni ikibazo cyo gusatira kubuza umutekano muke mu karere. Witeka turinde. Reka dusezere rero Keni, bisigaye ubwo nawe bibabwire ko je nagiye. Pike rero ikigaragara cyo rwose leta zunze za Amerika kuzayiva mu maboko ni ibintu bigoye, ndetse bizatwara n'igihe kirekire, nka kumwe twajya tuba tuti kuzabona wenda cyase uzacungura Afurika. Pike bizatwara igihe kinini, ngira ngo nibo bazabigiramo uruhare kugira ngo Afurika ibe yabona umutekano, cyase Afurika ibe yakwigenga ikora ibintu mu buryo bwayo. Bizatwara igihe ariko bizaba kubema. Turabashimiye cyane.